Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu RM Dorcas, muri kumwe n'umubyaza Dorcas. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo ababyeyi batwite bakunda kugira cyo kugira amaraso makeya. Dusobanukirwe uko wamenya ko ugifite ndetse n'uko wakirwanya cyangwa se n'uko wacyitwaramo bityo ukakivamo amahoro. Rero ubundi kubura amaraso ku mubyeyi cyangwa se ku mubyeyi utwite biterwa n'uko abatwite nyine umubiri uba ufite gutunga we bwite ukanatunga n'umwana. Rero urumva biba bisaba ko umubyeyi utwite akora ibishoboka byose akagumana amaraso ndetse n'umwana nawe ntagire ikibazo agira. Ubundi biterwa n'uko umunyungugu witwa fer wagabanyutse mu mubiri, kandi uwo munyungugu witwa fer niwo utuma hemoglobine ni poroteyine ituma oxygene itembera mu mubiri. Rero iyo fer yagabanyutse bituma nyine bapima bagasanga amaraso yawe ni makeya. Ubundi umuntu ufite amaraso ahagije iyo bapimye iyo hemoglobine twavuze nibura bari hejuru ya 12. Gusa iyo utwite iragabanyuka, ariko ntabwo yemerewe kugabanyuka ngo usange uri muri 7 uri mu 8. Iyo wageze mu 8 ni hahandi baba munsi y'8 bagutera amaraso. Kugabanya kagera kuri 11 nta kintu bitwaye, ariko kugera muri 7 8 ni ikibazo gikomeye. Rero nk'umubyeyi utwite, kuko tuzi ko n'ubundi nyine nk'uko twabivuze, uba ugomba kugerageza kugira ngo ya maraso yawe ataba makeya. Ariko nk'umubyeyi, hari ababyeyi nakusanyije bashobora kugira ibyago by'amaraso makeya. Umubyeyi utwite impanga cyangwa se icyo twita multiple pregnancy, ni umubyeyi utwita umwana urenze umwe, ashobora kuba ari 2, 3, 4, bijya bibaho ko babatwita. Cyangwa se umubyeyi ugira kuruka bya buri munsi, icyo twita morning sickness, akaruka cyangwa se akaba afite nanaruka akagira isesemi, ugasanga kurya biramunaniye, bituma nyine agira cya kibazo cya anemia cyo kubura amaraso cyangwa se kugabanyuka kw'amaraso. Umubyeyi unanirwa kurya kumva harari ikintu kimwe, ugasanga niba ararikiye igitoki ni igitoki wakirya amezi 9 yose ntugire ikibazo. Uwo mubyeyi nawe aba ari muri risike cyangwa se aba afite ibyago byo kuzagira anemia. Hari ibyago umubyeyi utwite ashobora kuzagira nabyara wagize anemia. Cya mbere, ashobora kuva nyuma yo kubyara, ashobora kubyara umwana udafite ibiro, nk'uko twabibonye mu biganiro byacu bibanza. Umwana utageze ibiro 2500 twabonye ko ari umwana uba udashyitse. Umubyeyi rero wagize ikibazo cyo kubura amaraso aba afite ibyago byo kuzabyara umwana uri munsi y'ibiro 2500, kandi uwo mwana ni wa mwana uhora urwaragurika, wa mwana ubona atiyongera ibiro, udakura. Hakaba afite n'ibyago byo kuzabyara premature cyangwa se umwana utagejeje igihe, ugasanga ubyaye umwana nyine n'ubundi amezi 9 atageze. Nanone umubyeyi wagize ikibazo cya anemia atwite afite n'ubundi byago byo kuzagira anemia nyuma yo kubyara. N'ubundi kubera uba wabyaye amaraso ari makeya, none ukagira nayo utakaza uri kubyara, birangira n'ubundi noneho muri cya gihe cya postpartum cyangwa se igihe cya nyuma yo kubyara nabwo ugize anemia, cyangwa se n'umwana akaba yabigenderamo agapfira mu nda kubera amaraso makeya atari kumugeraho. Hari ibimenyetso rero nabakusanyije cyane bateguriye bituma umenya wowe wiyumvisha cyangwa kwisuzuma ukamenya ese ikibazo mfite ni amaraso makeya. Cya mbere, umubyeyi utwite ufite amaraso makeya agira isereri, kumva afite isereri, kuribwa umutwe, ukumva umutwe urakurya. Kandi nanone kuribwa umutwe nabashishikariza ko umubyeyi utwite birabujijwe ko niba uriwe umutwe wihatira wihita ujya kunywa ibinini bya paracetamol ngo bivure umutwe. Umutwe ni ikimenyetso muruza ku mubyeyi utwite, si byiza kugenda ngo ujye kunywa imiti. Oya, jya kwa muganga niba wumva ufite umutwe udakira, unywa amazi, uruhuke, uryame neza uruhuke, n'ibyanga
ujye kwa muganga. Umutwe ushobora kuba werekana cya kibazo cya anemi, ushobora kwerekana umuvuduko uri hejuru ku mugore utwite kandi urica kandi ni na mubi. Ikindi kimenyetso ni ukugenda ukumva urananiwe, ukumva nta mbaraga ufite, ukagenda ukumva umwuka urashize, ugahumeka akuka gakeya, ukumva ubabaye mu gatuza kandi nta n'akazi wakoze, ukananirwa nta kintu wakoze, ugahumeka cyane, umutima ugatera cyane. Ibyo byose ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko ufite ikibazo cya anemi cyangwa se ufite ikibazo cy'amaraso makeya mu gihe utwite. Mu gihe rero ubonye bino bimenyetso byose, ihutire kujya kwa muganga utararinda kwikubita hasi, kuko ibi byose iyo birangije amaraso akagabanyuka cyane, ni hahandi nyine wikubita hasi ukabura imbaraga zo kukwegura. Icyiza wajyayo utararengerana. Hari ibiribwa rero abahanga bashyizeho cyangwa se babonye ko bishobora kongera amaraso mu gihe wagize ikibazo cyo kugira amaraso makeya, utarindiriye ko bajya kugutera andi, ahubwo wowe ukabikurikirana ukagerageza ukarya ibyo biryo, bikazamura hemoglobine yawe, cya kindi twise hemoglobine yawe, kugira ngo nyine umubiri ube ufite amaraso ahagije. Icya mbere ugomba kwihata ku biribwa bikize kuri fere, nk'uko twabivuze ko ya fere ariyo ituma hemoglobine ikorwa bikarangira amaraso yiyongereye. Ibiribwa bikize kuri fere hari nk'ibikomoka ku matungo, amafi, inyama, indagara, inyama zose muri rusange, cyane cyane amagi, inyama, indagara, ibintu nk'ibyo. Ariko amata yo ugomba kwitonda, kuko amata ubushakashatsi bwagaragaje ko ahubwo atera anemi, agabanya hemoglobine mu maraso. Amata ugomba kwitonda, ukajya unywa amata makeya, ariko ntuyihate cyane, ahubwo ukihata nyine bya bindi byose bindi bikomoka ku matungo, kuko bibamo poroteyine ya yindi ya hemoglobine, cyangwa se bibamo fere ituma hemoglobine ikorwa. Ikindi ni imboga zitukura, harimo beterave, karote, salade, cyangwa se kwihata ku masalade cyane, kugira ngo amasalade aba arimo za mboga nyine zidahiye cyangwa se zidatetse, ziba ziganjemo vitamine C ituma ya fere ibasha gukora. Tukabona ibishyimbo, tukabona amashaza, tukabona imboga dodo, tukabona na soya. Ugomba kwihata igikoma, cyane cyane igikoma nicyo gikunda kuboneka, igikoma kirimo soya, cyangwa se ukikura amata ya soya, cyangwa ugakora inyama za soya arizo twita tofu. Ibyo byose bibamo ya fere twavuze. Ikindi ni ukugerageza kwihata imbuto ziganje kuri vitamine C, kuko vitamine C twabonye ko ifasha ya fere gukora mu mubiri. Harimo nk'amacunga, cyangwa se icyo twita amaronji, pome, umwembe, amapapayi, mandarine, ibinyomoro. Ukabyihata n'uvanga, ukarya za mboga twavuze, ukaba wakora nk'akaji k'izi mbuto, cyangwa se ukanarurya. Ibyo ngibyo byose bituma ya hemoglobine yiyongera. Rero nubwo wumva udashaka ibiryo, nubwo wumva nta kabaraga, gerageza wihate ibiryo. Niba ari ironji rimwe urirye, niba ari ku gasalade wakoze ugafate ukarye. Ibyo byose kugira ngo gutwita ni urugendo rutoroshye, ariko nanone ugomba kurucanamo umucyo. Kandi umubyeyi nyine, umuntu wabaye umubyeyi agomba kwihangana, akitangira umwana, akagerageza kugira ngo ugwe mu kibazo cya anemi. Wagerageza ukagerageza kurya ibyo biryo, bikarangira bigenze neza. Rero inama natanga ni uko niba ufite ibi bimenyetso twavuze haruguru, ari byo kugira isereri, kuribwa umutwe, kunanirwa, umutima utera cyane, umwuka mukeya, kandi utwite, inda yose waba utwite, niyo yaba ari amezi 2, niyo yaba ari ukwezi kumwe, niyo yaba wegereje kubyara, anemi ishobora kuba ku nda ntoya kandi utavuye nta kintu cyabaye. Ishobora kuba ku nda ntoya, ikaba ku nda nkuru,
niba wumva ufite ibimenyetso ihutire kwegera muganga wawe ujye kubimubwira kugira ngo agufate ibizamini turebe ko hari icyakorwa. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.